Nikaze abakurikiye Speed aho uherereye hose uduteze amatwi turagushimiye n'ibyacu kubana natwe dukomeje urugendo rwo kwiteza imbere tubagezaho ibitekerezo bidufasha kwihuta mu iterambere. Turi kumwe n'umutumirwa wacu ni umudamu watinyutse yihangira umurimo, acuruza imyenda n'inkweto ndetse hari n'inkweto yikorera nziza zizwi nka made in Rwanda. Afite inama nyinshi ari butugire ku kijyanye no kwihangira umurimo ndetse n'inama ziri bufashe umuntu wese ukora cyangwa se ushaka gukora umwuga w'ubucuruzi. Amazina yanjye nitwa Mukantwari Claudine, nkaba ndi umumama w'abana batatu, nkaba ntuye mu karere ka Gatsibo, umurenge Kabarore. Akazi kanjye ka buri munsi dukora inkweto, turanigisha. Mwigisha gukora inkweto? Mukanazikora? Tukanazikora. Mukanazicuruza? Wowe ufata gute cyangwa se umurimo uha agaciro kahe kameze gute? Umurimo ndawukunda kandi nkuha agaciro kuko ntunze, kuko ntakoze nta buzima. Urabona no kuba nsa gutya ni umurimo cyane, buriya nubahiriza igihe. Niyo ndyamye ndarambara amasaha kugira ngo nkabyukiremo, kuko umukiriya ni njyewe umutegereza ntago antegereza. Urumva rero ukunda umurimo kandi ukubahiriza n'igihe. Ariko hari abantu usanga umurimo bawufiteho imyumvire, akumva gukora inkweto akumva wenda ni ibintu se bisuzuguritse, akumva ntiyabikora cyangwa akumva biragoye. Usanga hari abantu bagifite iyo myumvire. Nagira ngo ubagire inama kuko wowe wafashe iya mbere, uravuga utereka niga umwuga ndetse uzangirira akamaro. Wabagira inama abo bantu? Ikintu nagira inama abo bantu nyine bapinga umurimo, burya akazi kose ubona kaguha amafaranga ugomba kukubaha, kuko ni akazi gakomeye kakubeshejeho cyane. Njyewe nkunda akazi kanjye, niyo umuntu umwumvisha agapfobya ndababara cyane, nkabona ko nawe atari we. Ntago aba abizi? Ntago aba abizi. Muri iyi minsi ya coronavirus itoroshye, business zimeze gute? Business ni gakeya kuko nyine urabona nta mafaranga, kuko iki cyorezo cyahagaritse ibintu byinshi. Guma mu rugo, bamwe ni guma mu rugo abandi ni guma mu karere, ntago zigenda, ntago byoroshye. Tunabonereho rero twihanganishe abantu barimo guhura n'ibihombo bitewe n'iki cyorezo. Tunasaba yuko dukomeza kubahiriza ingamba zo kukirwanya kugira ngo kizarangire dusubire mu buzima busanzwe. Yes, Imana izabikora. Nagira ngo mubaze se, hari abantu batangiye kwigisha? Hari abo twatangiye kwigisha, bamwe nabo barikorera bifitiye inganda zabo. Harimo se urubyiruko? Cyane ni urubyiruko. Cyane urubyiruko. Nta amahirwe kuba urubyiruko rutangiye kumenya imirimo nk'iyi ngiyi. Natwe dukora uko dushoboye kugira ngo twigishe abantu bahindure imyumvire ku murimo, bareke kumva yuko umurimo wenda saro wo mu biro gusa, ahubwo wumve ko imirimo yose ari imirimo. Imirimo yose ni imirimo. Akazi kose kakubeshejeho ni akazi, ugomba kugaha agaciro kakubahiriza. Abasuzugura akazi bo? Abasuzugura akazi sinzi rwose, nabo mbona atari bo. Barahari benshi, ni ba bandi bashaka kuba mayibo. Ariko hari n'abize bakiga amashuri, bakiga ibintu runaka, ariko basohoka bagasanga iyo mirimo y'akazi bigiye ntabwo ibashije kuboneka. Noneho akujya bavuga ati reka natwe twihangira imirimo dushaka icyo dukora, ugasanga bahisemo kwicara bakavuga bati akazi karabuze. Ntago akazi kabuze, akazi ni mu mutwe. Ntago akazi kabuze rwose, akazi karahari kenshi, ukishakira icyo gukora kandi ukakibona. Yes, atari ngombwa yuko uvuga ibyo wize n'ibyo ugiye gukora, ahubwo ukareba ikintu cyose cyatanga umusaruro kandi cyakugirira umumaro. Si ngombwa ko ukomeza gutegereza ngo ntegereje ko bazampa akazi ko mu biro. Nawe ishakire, utekereze, wegere abantu. Hari udukiro dutandukanye cyane, wegera abantu bakugira inama kandi bitanga umusaruro. Hari imyumvire twajyaga tugira ivuga yuko hari imirimo y'abagabo n'iy'abagore, ugasanga nko gukora inkweto ni ibintu by'abagabo. Wowe? Nagiye numva mfite intumbero
akazi kose nkumva ko ngomba kugakora kandi nkagira n'ubushake bwo kureba niba ari ukurega. Hari abavuga ko kurega ari iby'abagabo bisaba imbaraga, ariko ikintu cyose iyo wakiyumvishe muragikora. Iyo ufite ubushake urabishobora. Urabishobora. Ariko imyumvire nayo irahari ku murimo, akavuga ati umurimo uyu n'uyu ni uw'abakobwa, uyu ni uw'abahungu. Cyane irahari. Hari abantu rero bisubiza inyuma, nagira ngo nabo ubagire inama, bumva yuko hari imirimo bagakoze ahubwo akavuga bati se iriya ko yaba ari iy'abahungu, iriya ari iy'abakobwa. Oya, nta murimo w'abahungu, nta murimo w'abakobwa. Gusa abakobwa ntidusigaye twurira ibisenge tukubaka cyane. Yes. Urumva rero ikibura ni uguhindura imyumvire. Ku gihe se, ku kijyanye n'igihe watuganije uvuga uti mbyuka kare rwose ndambara amasaha, umukiriya bagutegereje. Igihe nacyo muri bizinesi nagira ngo tubwire gifite agaciro kahe? Igihe gifite agaciro kanini kandi gakomeye. Nk'iyo umukiriya aje n'urugero agasanga n'ahari n'amafaranga yaranzaniye, ugomba nisha igihe kandi nawe mba mwiciye igihe hari serivisi nkenewe ngomba kumuha, nanjye nkakiriza. Urumva no kwica igihe, ariko ndagerageza rwose ntica igihe cyanjye. Wow. Ugerageza kubahiriza igihe cyawe bigatuma utica n'icy'abandi cyane. Usanga ari ikintu kikigoye kikiri inyuma wazo speed duhora twigisha. Ikintu bita isaha y'Abanyafurika urakizi? Isaha y'Abanyafurika imeze gute? Niba kubwiye ngo ndakugeraho saa 6 ni saa 8. Iyo ni isaha y'Abanyafurika. Kuko se uko ubyumva se koko hakabayeho isaha y'Abanyafurika, hakabaho isaha y'Abanyaburayi? Oya, twakabe tugendera ku isaha imwe. Umuntu niba umubwiye ngo ni saa 6 bikaba saa 6, ukabimenya ko ari saa 6. ukamenya ko ari saa 6 mu ukubahiriza gahunda ze. Wari wahana n'umuntu se gahunda wenda nk'iya saa moya ukabona aje saa 3? Cyane rwose. Bigeze kubaho? Byambayeho rwose. Byagize izihe ngaruka? Uwo munsi ujyana n'umuntu gahunda ya saa moya akaza saa 3, byakugize izihe ngaruka uwo munsi? Uwo munsi nari napanze ko ngomba kugenda tugahura, nkakemura icyo kibazo cyanjye nkagaruka mu kazi kanjye. Ubwo urumva icyo gihe akazi kanjye karapfa. Hari ibindi wari wateguye uvuga uti nyuma yabyo ndi bukora iki? Urumva karapfuye. Wagira inama ubagira rwose ku kijyanye no guha agaciro igihe? Njye inama nabagira, niba uhanye n'umuntu gahunda, ubahiriza igihe wamuhaye, ujye mu byawe nawe ajye mu bye, kuko icyo gihe mwese muba murimo kwica gahunda zanyu z'ubuzima kandi. Yes. Cyane. Customer care. Customer care ihagaze gute? Imikoranire n'abandi bacuruzi se ihagaze gute? Urwego rwa serivisi ruri ku ruhe rwego? Njye ngerageza guha umukiriya wanjye care. Abaje ansanga ngomba kumuha care akagenda yishimye, kandi nanjye nkasigara nishimye numva ko umukiriya wanjye nta kibazo angendanyeho. Hari siroga ivuga ngo umukiriya ni umwami. Sinzi niba uyizi, ese isobanuye iki? Kuvuga ngo umukiriya ni umwami, niba umukiriya aje ansanga nicaye ahamutegereje. Uramutegereje? Ndamutegereje. Bivuga ko niwe wakwicaje aha? Niwe wanyicaje aha. Umva ko ari umwami kandi ntegereje ko hari icyo anzanira nanjye nkamuhereza. Urumva rero umukiriya ni umwami. Ndaza nzakinga ntaye, kandi nimuha serivisi mbi ntaza. Yes. Ikindi nanone burya iyo wakiriye umukiriya umwe neza akuzanira abandi 5 cyane. Bivuze rero wowe rwose iryo banga wararisobanukiwe cyane. Warisangiza n'abandi rero. Hari igihe ujya nko kugura ahantu ugasanga umuntu yibereye kuri telefone, nta kwitayeho, nta kubwiye ati ibyo ushaka n'ibihari, na mbese n'ibyo arimo nawe ntago ababizi, ukajyaho ntagazi icyamuzanye cyane. Bikunda kubaho cyane, birambabaza. Ni ukuri birambabaza nk'iyo ngiye gushakaho umuntu serivisi ugasanga ntanyitayeho, hasi ubu nk'uyu ibyo akora arabizi. Byakabaye byiza ko umukiriya niba aje gusanga umwumva ukamutega amatwi, niba hari ibyo ufite ukabimukemurira, igihe utabifite ukamuhakanira kandi neza. Yego. Gira inama abo bantu usanga bari mu bucuruzi ariko imitangire ya serivisi ugasanga iri hasi. Muheke yagende yishimye azanakuzanira abandi, ariko mu gihe utubahirije gahunda z'umukiriya urumva
ubura abakiriya. ni igihombo nyine, ni kwa kundi wumva ngo umuntu yahombye yatashye. Iyo wumvise iterambere wumva iterambere ari rimeze gute? Iterambere nyine iterambere ni nk'uko nguko navuze ngo reka nihangire umurimo, nkora made in Rwanda. Utangira gahoro gahoro ubona ari gake, ariko ukabona uri kwiteza imbere, uko ukabona uri kwaguka, business iri kwaguka, iterambere. Usanga hari imyumvire ihari ko igishoro ari gikeya, ugasanga umuntu wenda afite n'ibihumbi 100 ariko ntabwo yabitangiza, aravuga ati aya ni makeya. Abantu babwire se birashoboka gutangiza makeya cyangwa igishoro bisaba nyine kuba ari cyinshi cyane? Mbona nta gishoro kiba gikeya, niyo n'ibihumbi 50 ntabwo watinya gukora. Urakora rwose kandi Imana ikagenda ikwagura bitewe n'ubushake ufite. Iterambere uko wowe ubyumva, wumva umuntu arigeraho gute? Iterambere kurigeraho njyewe naryo mbaraka ari mu mutwe. Yabanje kugera mu mutwe, ibyo wageraho niyo baguha miliyoni zingahe ntacyo zakumarira. Bivuze ko icya mbere ni imyumvire. Iterambere cyane ni imyumvire no mu mutwe. Serivisi utanga ni izihe? Serivisi dutanga, turigisha nyine gukora inkweto za made in. Mwigisha gukora inkweto nk'izi ngizi nabonye? Izo ngizo dukora. Turigisha, turanaranguza kubifuza kuzicuruza, batugana. Ari ushaka kwiga cyangwa ufite umwana ushaka kwiga cyangwa ushaka kurangura? Turabikora. Nushaka kujya ku myako? Nabyo turabikora. Ushaka kwigurira urwo kwambara? Cyane turamuhereza akambara. Kandi ku giciro cyiza. Igiciro cyiza. Waduha nimero rero tukaza kuzishyiraho, yanaguhamagara ndetse unatubwire aho uherereye kugira ngo nk'ukureba ari kabaro cya hafi yaho abe yazana guteza imbere. 078 20 4 23 97. Mereye mu karere ka Gatsibo, umurenge Kabarore, aho nkorera akaba ari iruhande rwa Populaire ujya muri gare.